ndabakiriye mu izina rya Yesu. Abo tugiye gufatikanya muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Aka ni agahe gatoya tugiye gufata tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Rero ndabakiriye kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza, umutima wawe uzamura imbere y'Imana, umuramyi, kuko nta kindi yaturemeye no kuramya Imana, no kuyisingiza no kuyihimbaza. Rero mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza. Rero reka dusenge Imana kugira ngo dutangire. Mana yacu, Mana ikomeye, ndagushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye wo kuza imbere yawe. Tugiye kukuramya Mwami Yesu, tugiye kuvuga imirimo wakoze ku buzima bwacu, tugiye kuvuga ko uri uwera Mwami Yesu. Mbere yuko dukomeza, duciye bugufi imbere yawe kugira ngo ubabarire ukiranirwa kwacu kose, ubabarire ibyo tukora bidakwiriye bitagosheje icyubahiro Mwami. Reka amaraso yawe Yesu Kristo wamenye ku musaraba ayongera tweze muri uyu mwanya mwiza, kugira ngo umwanya tugiye kujyamo kukuramya ubu w'agaciro, bikubere nk'umubavu uguhumurira neza Mwami Yesu. Rero turagusabye kugira ngo ubane natwe, uze uririmbire muri twebwe, uvugire muri twebwe, abantu ntibabone twebwe, abantu ntibumve twebwe, ahubwo bumve wowe Mana yacu. Turagushimiye kandi tugushize hejuru kubana natwe. Amen. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Turagushima Mwami Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Turagushima Mwami Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Turagushima Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Turagushima Mwami Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Turagushima Mwami Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Turagushima Mwami Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakuponga kuhusu Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakuponga
wasuje Yesu. Hallelujah, oh hallelujah. Turagushima Mwami Yesu, turagushima Mwami wancunguye, turagushima kuko wamenye amaraso kubwacu, turagushima wakoze ibikomeye mu buzima bwacu, turagushima Mwami Yesu. Hallelujah. Bamubambye umwana w'Imana kugira ngo ampindurwe, n'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Bamubambye umwana w'Imana kugira ngo ampindurwe, n'umugisha ukomeye kukumenya Yesu we. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Yahagaze mu cyimbo cyanjye kugira ngo ampindurwe, n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira, n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Hallelujah. Yahagaze mu cyimbo cyanjye kugira ngo ampindurwe, n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha ukomeye n'umugisha kumenya Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Bamubambye umwana w'Imana kugira ngo ampindurwe,
n'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Haleluya. n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Golgotha ku musaraba byose niho byarangiriye. Golgotha ku musaraba byose niho byarangiriye. Golgotha ku musaraba byose niho byarangiriye. byose niho byarangiriye. byose niho byarangiriye. Yesu himbazwa usingizwe n'isi yose. 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 Hallelujah. Hallelujah. Fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye
y'igorogota yahakoreye umurimo mwiza wo kuducungura none ubu turabanabe twavuye mu bise by'amaraso yiwe none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye Golgotha yakoreye umurimo mwiza wo kuducungura none ubu turabanabe twavuye mu bise by'amaraso ye none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye Golgotha yakoreye umurimo mwiza wo kuducungura none ubu turabanawe twavuye mu bise by'amaraso yiwe none ubu turabana b'Imana none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data ntibyamutwaye umwanya muremure ngo abashe kurakura ubwiza yarafite byatewe n'urukundo yadukunze abari gupfa nibyo byamuteye kutugirira imbabazi oya ntibyamutwaye umwanya muremure rwabashe kurakura ubwiza yarafite byatewe n'urukundo rwinshi yadukunze abari gupfa nibyo byamuteye kutugirira imbabazi nibyo byamuteye kutugirira imbabazi nibyo byamuteye kutugirira imbabazi tuzahora turirimba indirimbo
Karuvari tuzahora turirimba indirimbo y'Igorogota, tuzahora turirimba indirimbo y'Igorogota, tuzahora turirimba indirimbo y'Ikaruvari, 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 tuzahora turirimba indirimbo y'Ikaruvari. Hallelujah. Banza akabona kuja higa irangira se muzabikara Shalom shalom mwese mukurikiye iki kiganiro. Imana yo mu ijuru yongera ibahezagire, Imana yongera ibasange. Turi mu kiganiro ifunguro ry'uyu munsi. Imana iraganiriza imitima yacu, Imana iradusanga, Imana iradusura, Imana iradukiza, Imana iratubohora, Imana iratuvana mu bwiza itwinjiza mu bundi bwiza, Imana irazura ibyacu byapfuye. Twongeye turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Reka tudatinze dusenge Uwiteka Imana. Mwami mwiza, mwami w'igitangaza, inshuti nziza, mukunzi mwiza, wowe utabura guseruka mu byago no mu makuba, inshuti nziza, mukunzi mwiza, turongeye kuraje imbere yawe mwami, twongeye duciye bugufi musi ibiganza byawe mwami, wongere utugirire neza mwami. Turagukeneye uyu munsi kurusiga ibihe byose, turagukeneye mwami, uze mu buzima bwacu, uvugane n'imitima yacu, utwagure, uvuge rimwe gusa n'imitima yacu irakira. Ngaho bana natwe papa, turakwinginze, ubane natwe nka Alpha dutangira iki kiganiro, ubane natwe nka Omega mwami turangiza iki kiganiro, no mo hagati mwami utubere mwami muri byose. Urakoze data, urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turakomeje kuri ikiganiro cyacu imbaraga z'umuzuko.
turi mu kiganiro imbaraga z'umuzuko. Mwuka Wera arimo kutuyobora kandi byatunaniye kujya mu kindi kiganiro. Uwiteka arashaka yuko dukomeza iki kiganiro y'imbaraga y'umuzuko. Niba ari ibintu byapfuye mu buzima bwawe, byashoboka ko ubuzima bwawe bwo mu mwuka bwapfuye, birashoboka ko kera wagiraga inzozi Imana ikagusanga ikakuganiriza, ariko ubu ngubu inzozi zawe zarapfuye. Byashoboka yuko ubuzima bwawe bwo gusenga, ibihe wagiranaga n'Imana kera, ubu ntabwo ukizifite. Imana yongeye kuza kubizura mu buzima bwawe. Byashoboka ko wakundaga ijambo ry'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana, ukaganira, Imana ikagusanga ikakuganiriza, ariko ibyo bihe byarapfuye ku buzima bwawe. Birashoboka ko ubuzima bwawe bw'umwuka bwasubiye inyuma, ariko hari imbaraga z'umuzuko zije kuzura ibyapfuye, zije kuzura business zawe zapfuye, zije kuzura chômage yawe, zije kuzura ubuzima bwawe bw'amafaranga, ubuzima bwawe bwo gukorera Imana, umuhamagaro wawe. Imana iragarutse, Imana yongeye tugarutseho bundi busha. Imana iraje kugira ngo ibyawe byose bizuke. Byashoboka ko urugo rwawe rwapfuye, ariko hari imbaraga z'umuzuko. Birashoboka ko abana bawe bapfuye, ariko hari imbaraga z'umuzuko. Birashoboka yuko hari ibindi bintu bitandukanye, imibanire yawe n'Imana, imibanire yawe n'abantu zapfuye, ariko reka nkubwire inkuru nziza, hari imbaraga z'umuzuko. Birashoboka ko wanyuze mu bintu byinshi bikomeye cyane, bibabaje cyane, byakomerekeje umutima wawe, ariko uyu munsi ngufitiye inkuru nziza. Humura, hari imbaraga z'umuzuko zije ku buzima bwawe kugira ngo bizure ibyapfuye byose, kugira ngo bihagurutse ibyapfuye byose. Uyu munsi Imana iradusanga. Ikiganiro turimo uyu munsi nusobanukirwa neza ibintu tugiye kuganira, mu by'ukuri ntabwo uzongera kugira ubwoba bw'urupfu. Ntabwo uzongera kugira ubwoba bw'urupfu, kuko uzaba usobanukiwe yuko hari imbaraga. Ku muntu wese uri muri Kristo Yesu harimo imbaraga z'umuzuko ku buzima bwe. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Ubu Kristo muri iyi si arimo amadini menshi cyane, arimo n'iy'abasogokuruza, ibya Ryangombe, ibya Nyabingi, ariko ari amadini ane manini muri iyi si, ane manini. Harimo ubukristo, harimo abayisilamu, harimo ababudiste, harimo Hindu, abantu bo mu Buhinde basenga Hinduism cyane. Abo bantu bose reka nkubwire, ari ikintu kimwe gitandukanije ayo madini yose. Ayo madini yose nta n'umuntu n'umwe, nta muyobozi cyangwa se umuntu washinze iryo dini n'umwe wigeze kuvuga yuko yemereye gupfira abayoboke biwe cyangwa se abamukurikira, akemera kubapfira. Ni Yesu wenyine. Kandi Yesu ntabwo yapfuye gusa, Yesu yarapfuye arongera aratuzukira. Arazuka kugira ngo natwe tugire ubwo buzima, kugira ngo natwe tuongere kubaho. Dufite ubuzima. Uwo ni wo mwiyariko. Icyo nicyo kintu gituma idini ya Gikristo riba VIP kurusha ayandi madini yose. Nuko umuyobozi wayo ari we Yesu Kristo yabashije gupfira abayoboke be. Ayandi madini yose babaye abagabo beza, bandika ibitabo byiza, basiga imihango myiza abantu bakurikiza, ariko na numwe wigeze yemera gupfira abayoboke be, abamukurikira bose. Na numwe wavuze ngo ngewe nzapfa kandi nzazuka. Ega Yesu yaravutse, avuga mu buryo bwitangaje, avukira ku mukobwa w'isugi cyangwa se ku mukobwa, ku mwari. Avukira ku mwari, bituma ukuvuka mbese ko ari gitangaza. Ariko ibyo ngibyo n'undi muntu wese ashobora kuza akavuga ngo ngewe navukiye, mama wanjye yari umwari, mama wanjye yari isugi, mama wanjye ntabwo yigeze amenya umugabo, ndavuka. Ibyo byashoboka. Kandi Imana yabaga mu bumwe, mbese mu butatu bw'Imana. Imana Mwuka Wera na Yesu n'Imana Data babaga mu bumwe. Ariko aho ngaho ku musaraba Imana Data yari yitandukanyije, yari yavuye, kuko Yesu yari yihinduye icyaha.
reka nkubwire ikintu kimwe, ari abantu bavuga ngo Imana n'urukundo. Imana ntabwo izica abantu bose, ntabwo izica abantu bose ngo bice ibyo twike mu muriro, kubera ko Imana n'urukundo, Imana irabakunda, ntabwo yabikora. Reka nkubwire ikintu kimwe, nuko Imana n'urukundo. Imana iragukunda cyane, urimbuka igukunze, upfa igukunze, ikigukunze ikugendaho ubuzima bwawe bwose, ikuburira ikakubwira ngo ibi bireke, ukayinanira ukarinda upfa. Urarimbuka ikigukunze, nta kintu na kimwe gihinduka ku rukundo rw'Imana. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, Imana yanga icyaha urunuka, ku buryo Imana yemeye kwica ariyo kugira ngo ikemure ikibazo cy'icyaha. Rero niba utazi gufata ayo mahirwe ngo uyakomeze, ngo uyakoreshe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza muri uyu mwaka w'ubuntu turimo, nta kindi Imana yarenzaho. Ari abantu bavuga ngo urukundo rurahagije, urukundo rurahagije, dukundanye tukagira imirimo myiza, nubwo twabaho turi mu byaha, nubwo twasambana tugasambana hagati y'abagore n'abagore, abagabo n'abagabo, ntacyo bitwaye Imana n'urukundo, ngo ntabwo Imana izadutwika kuko Imana ari urukundo. Ibyo uribesha cyane, kuko Imana yanga icyaha kurusha uko wowe ubyibwira, ku buryo Imana yemeye kwiyica ariyo, ikemera ikica ariyo kugira ngo ikureho icyaha. Imana ntishobora kubana n'icyaha. Imana yemeye kuva mu ijuru iraza muri iyi si kugira ngo ikemure ikibazo cy'urupfu, yemeye kwishaka mu gisubizo. Yaraje yihindura icyaha, ijya ku musaraba, urupfu, kugira ngo ikibazo cy'urupfu gikemuke, kugira ngo yambure urupfu imbaraga. Kuko ikintu kimwe cyahaga urupfu imbaraga ni icyaha. Icyaha kibyara urupfu, ariko Imana yashakaga kwambura urupfu imbaraga. Uyu munsi wowe nanjye ntabwo tujya dupfa, ntabwo dupfa. Iyo dupfiriye muri Kristo Yesu turasinzira, nk'uko Imana yabwiye abigishwa be bamaze kumutumaho ngo mushuti wawe Lazaro ararwaye, ameze nabi, nukuri ujya ukiza abantu, noneho uriya ni mushuti wawe. Yesu uko yacaga i Betaniya kwa Marta na Lazaro na Mariya, bari abavandimwe batatu, abakobwa babiri na musaza wabo, bakundaga Yesu buri gihe bakundaga Yesu cyane, bakamugaburira, bakamufata neza, bakamuha indaro, bakamusasira, bakamuha amazi yo gukaraba, bakamusiga amavuta, bakamukarabya ibirenge, bakamwakira n'abigishwa be bose, Marta agashashanya akabakorera, ariko kugira ngo bakire Yesu. Iyo bageze mu kibazo rero, bageze mu kibazo Yesu arasiba. Bageze mu kibazo Yesu arasiba. Yesu bamubwiye ko Lazaro arwaye, ijambo ry'Imana Bibiliya yangira ambwira ngo yasibye kabiri, yongeye ararayo kabiri kose. Reka nkubwire, ari gihe witanga mu murimo w'Imana, ukitanga pe, ariko warwara ukabura n'umwe ukugeraho, ukabura n'umwe humura. Arigiye mu buzima Yesu ajya yisinziriza, arigiye mu buzima Yesu ajya yisibisha, akasiba kabiri. Ariko reka nkubwire, abazi icyo ari bukore, buri gihe abazi icyo agomba gukora. Yarazi ko agiye kubaha ikintu kirenze kukira indwara, yarazi ko agiye gukora ikirenze haleluya. Yesu yazuye abantu batatu muri ministeri yiwe. Yesu yazuye umukobwa wa Yayiro, yamuzuye akimara gupfa ako kanya agishushe. Icyo nicyo kintu cyonyine, gupfa nicyo kintu cyonyine umuntu atajya asubika. Umuntu ntabwo ajya asubika urupfu, cyangwa se ayihagarike, cyangwa se avuge ngo urupfu buretse sinditegura. Urupfu ruratungurana, urupfu ruraza, kandi nta kuyihagarika. Iyo yaje urupfu ruteye ubwoba. Ariko se urupfu rwaturutse hehe? Urupfu iryo jambo riragutangaza cyane. Urupfu ntabwo rwaremwe na Satani, urupfu rwaremwe n'Imana, kuko Imana niyo yaremye ibiriho byose. Satani ashobora kuyifata akayikoresha kugira ngo akange abantu, kugira ngo, ariko urupfu rwaremwe n'Imana. Imana yaremye ubuzima, aha umuntu icyo bita umuka w'abazima, yaremye umuntu, izindi biremwa byose Imana yaravuga ngo nibibeho, bikabaho.
bikabaho. Imana yavuze abamarayika babeho babaho. Imana ivuga ngo ibiti bibeho bibaho. Inyamaswa nuko, ariko umuntu Imana yabumbye ubutaka, imaze kubumba ubutaka ikoresheje umukungugu, irangije imuhumekiramo umwuka w'abazima. Iyo niyo mpano ikomeye Imana yahaye umuntu. Anyuma Imana iramubwira ijambo rimwe, iramubwira yuko umva nuramuka uriye ku mbuto yo kumenya ikiza n'ikibi kiri muri ubu busitani. Muri ubu busitani hari umugabo witwa urupfu. Urupfu rwari ruhari kandi urupfu rwaremwe n'Imana, ariko urupfu nta mbaraga yari ifite ku muntu, nta jambo urupfu rwari rufite hejuru y'ubuzima bw'umuntu. Ikintu kimwe cyonyine cyahaye urupfu imbaraga ni ikintu kitwa icyaha. Icyaha abantu bayisobanura nko kugomera Imana. Kugomera Imana nicyo cyaha. Kutumvira Imana nicyo cyaha. Kutumvira Imana nicyo cyahaye icyaha imbaraga. Ubundi icyaha nta mbaraga yari ifite namba. Yabaga muri Edeni, iraho ngaho, ariko nta mbaraga ifite, nta jambo ifite, nta butware bifiteho, ariko ubutware buri mu maboko y'umuntu. Imana yahaye umuntu, yamahaye Adamu na Eva imbaraga z'urupfu, zo gutegeka urupfu no gutegeka ibintu byose byari biri aho ngaho. Urupfu rwategekwaga na Adamu, ariko umuntu arangije agomera Imana. Kugomera Imana nibyo byahaye imbaraga urupfu, bituma urupfu rugira imbaraga, bituma urupfu rugira ijambo ku muntu, bituma urupfu. Ariko Imana yarabwiye umuntu ijambo, kandi umuntu yabwiraga ijambo ngo nurya ku mbuto uzapfa. Yabwiraga umuntu uri umubiri, akaba afite ubugingo, atuye mu mubiri, uri umwuka. Yabwiraga umuntu umwuka. Umuntu ni umwuka nk'uko abadayimoni n'abamarayika ari imyuka, natwe dufite umwuka muri twebwe. Umuntu nyamuntu ni umwuka, noneho akaba afite ubugingo, akaba afite umubiri. Imana ntabwo yabwiraga umuntu umwuka, nta nubwo yabwiraga umuntu ubugingo, yabwiraga umuntu umubiri ngo nurya, kuko umubiri niyo yariye. Aho ngaho mumyumve neza, umubiri niwo wariye imbuto Imana yabujije. Umubiri niwo wagombaga gupfa. Umuntu yagombaga gupfa, agapfa n'ibye byose, kandi nibyo yarashinzwe byose. Aho ngaho mwihitondere cyane, nibyo yarafiteho ubutware. Ni ukuvuga ngo nibyo Imana yashize munsi y'ubutware bwe. Imana yaravuze ngo utegeke ibintu byose, nguhaye ubutware utegeke ibintu byose. Utegeke inyoni, utegeke amafi ari mu nyanja, utegeke inyamaswa ziri mu isi, utegeke ibintu byose. Ibyo bintu byose mu gihe cyose bari munsi y'ubutware bw'umuntu, byatangiye byinjiranywe n'urupfu, kubera yuko umuntu niwe wari hejuru yabyo. Umuntu niwe wakoze icyaha, ariko ibyo bintu byose urupfu rumaze kwinjira nabyo byarigezeho. Imana itubabarire cyane. Reka nkubwire, nta butware ubwo ari bwo bwose, nta butware umuntu avana mbese nta muntu wiha ubutware. Yesu niwe umwami w'abami. Yesu niwe umwami utegeka abami bose. Yesu niwe umutware utegeka abatware bwose. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwose bwaba ubwami, bwaba kuba umuperezida, bwaba kuba umuminisitiri, byaba kuba unyumbakumi, byaba kuba umujije, cyangwa se kuba umukuru w'urugo, cyangwa se kuba umupapa ari wo mutwe w'urugo, cyangwa se kuba umuganga aho ukorera, cyangwa se kuba umujije, ubutware bwose, cyangwa kuba umuCEO mu kigo runaka, cyangwa se kuba umuyobozi mu kigo runaka, cyangwa se kuba umuyobozi muri business yawe bwite. Ni ukuvuga ngo nta butware ushobora kwiha. Yohana Mubatiza niwe wavuze ngo nta kintu mfite tutahawe n'ijuru, nta kintu dushobora gutunga tutahawe n'ijuru. Ijuru niryo riduha ibyo dufite byose. Anyuma umuntu amaze kugomera Imana, ibyo bintu byose byari munsi y'ubutware bwe byahise byinjiranwamo n'urupfu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese tugomba kumwubaha, tugomba kubaha umuntu wese mu butware bwe.
kuko nta muntu ushobora kwiha ubutware. Pawulo niwe wabivuze neza, yavuga ngo twubahe ubutware bwose, twubahe ubutegetsi bwose, twubahe abantu bose, kuko nta muntu wiha ubutegetsi. Umwami w'abami niwe ushiraho abana, cyangwa se kuba umujije, ubutware bwose, cyangwa kuba umuCEO mu kigo runaka, cyangwa se kuba umuyobozi mu kigo runaka, cyangwa se kuba umuyobozi muri business yawe bwite. Ni ukuvuga ngo nta butware ushobora kwiha. Yohana Mubatiza niwe wavuze ngo nta kintu ufite tutahawe n'ijuru, nta kintu dushobora gutunga tutahawe n'ijuru. Ijuru niryo riduha ibyo dufite byose. Anyuma umuntu amaze kugomera Imana, ibyo bintu byose byari munsi y'ubutware bwe byahise byinjiranwamo n'urupfu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese twumva kumwubaha, tugomba kubaha umuntu wese mu butware bwe, kuko nta muntu ushobora kwiha ubutware. Pawulo niwe wabivuze neza, yavuga ngo twubahe ubutware bwose, twubahe ubutegetsi bwose, twubahe abantu bose, kuko nta muntu wiha ubutegetsi. Umwami w'abami niwe ushiraho abami, niwe ushiraho abaperezida, niwe ushiraho abaminisitiri, niwe ushiraho. Imana ishobora gukoresha umuntu bakaguha intebe, ariko Imana niyo iba yaguhaye ubwo butware. Niyo mpamvu ugomba kubaha umuntu wese mu butware bwe. Ariko n'uwo muntu agomba kumenya yuko afite ubundi butware buri hejuru. Ubutware bw'Imana niho buri hejuru y'ubutware bwose. Ubutware bw'Imana niho buri hejuru y'ubutware bwose. Buri muntu wese azagomba gutanga raporo y'ukuntu yakoresheje ubutware yahawe, kandi akabuha uwamuhaye ubwo butware ari we Mana. Imana idufashe cyane. Waba umupapa mu rugo, ubwo butware ufite ubutware neza, kuko Imana izakubaza. Waba uri umuperezida, ubitware neza, kuko ubwo butware ufite uzabibazwa. Ntabwo wabuhawe, ntabwo ari wowe wabyihaye, ntabwo bibaho. Imana ufite Imana umutware utwara abatware bwose, niwe uba waguhaye ubwo butware. Imana ishimwe cyane. Imana idushoboze cyane. Rero umuntu amaze kugomera Imana, urupfu rwarinjiye, urupfu rwagize imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko icyaha nicyo cyazanye urupfu. Icyaha nicyo cyazanye urupfu. Urupfu rwari ruhari, ariko nta mbaraga, nta jambo urupfu rwari rufite namba. Ariko umuntu kubera kugomera Imana, yongeye aha ijambo imbaraga, yongeye aha ijambo ubutware. Imana idufashe cyane. Ariko reka nkubwire, Imana yahise ibibona, itangira ako kanya. Umuntu amaze gukora icyaha, Imana yahise ishyiraho gahunda yo gucungura umwana w'umuntu, kuko ako kanya Imana irimo kubahana, Imana irimo kubaha ibihano. Ibwira Adamu ngo uzarya wabize ibyuya, ibwira Eva ngo uzabyara ubabaye cyane, ngiye kongeraho imibabaro yawe. Imana yahise ishyiraho gahunda yo gucungura umwana w'umuntu, kubera yuko yaravuze ngo urubyaro rwawe ruzakandagira inzoka, ngo shizeho urwango hagati yawe n'inzoka, kandi urubyaro rwawe ruzakandagira umutwe w'inzoka. Aho hantu Imana yavugaga kuri Yesu, Imana yahise itekereza ukuntu igomba kuzana Yesu kugira ngo acungure abantu. Imana itangira izana abahanuzi, izana abamose, izana amategeko, kugira ngo ishyireho gahunda yo gucungura umwana w'umuntu. Ariko ikibazo cy'icyaha cyari gihari, ikibazo cy'icyaha cyari gikomeje. Imana iravuga ngo reka rero ngewe ubwanjye, kuko Imana yubaha ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana, Imana yubahe ijambo yavuze mu kanwa kayo. Ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana, iryo jambo rihita rihinduka itegeko, rihita rihinduka ihame. Niyo mpamvu uyu munsi Imana ikubwira yuko Imana igiye kuguhindurira amateka. Ubu bise bihinduka ihame, bise bihinduka itegeko mu isi y'umwuka. Imana ijambo ryose ivuze bihita bihinduka itegeko. Imana yaravuze ngo ntabwo ari byiza ngo nurya ku mbuto urupfu uzahita upfa, no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga yuko iryo jambo ryahise rihinduka itegeko. Imana ntishobora kwivuguruza, Imana ntishobora rihinduka itegeko. Imana ntishobora kwivuguruza, Imana ntishobora kwisubiramo. Imaze kuvuga iryo jambo, Imana yahise
ivuga ngo ibihindutse itegeko. Umwana w'umuntu yabyishe, umwana w'umuntu yangomeye, urupfu rwagize imbaraga. Inzira yonyine yabasha gucungura umwana w'umuntu ni inzira y'amaraso. Imana ishyiraho gutamba amaraso, gutamba ibinyamaswa, gutamba amasekurume amatungo, amasekurume y'ihene, amasekurume y'intama, ibintu byinshi bitandukanye. Umukene yahamaga intuma, ibyo byose kubitamba amaraso yabyo ntabwo byakuyeho ikibazo cy'icyaha. Hariho ibibazo bitatu. Hariho ikibazo cyo kurimbuka, ukuntu umwana w'umuntu yagomba kurimbuka. Reka mubwire, waruzi yuko Satani yakoze icyaha, ako kanya Imana yahise imucira iteka. Imana yahise imuremera inyanja y'umuriro n'amazuko aho agomba kuba. Aho hantu si wowe nanjye byaremewe Satani. Ariko umwana w'umuntu akoze icyaha, Imana yahise ishyiraho gahunda yo kumucungura, gahunda yo kumugarura, gahunda yongere kumugirira ibintu bisha. Reka mubwira inkuru nziza. Ari imbaraga zo guhindura ibintu bisha, ari imbaraga zihindura ibintu byapfuye. Ijambo turimo uyu munsi ni ijambo riri muri Yohana 11:25 na 26. Ijambo rivuga ngo Imana ibwira Mariya, iramubwira ngo ese ninge muzuko unyizera wese ntazapfa, kandi unyizera wese nubwo yapfa yongera akabaho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka yuko usobanukirwa yuko urupfu rwavuyeho imbaraga. Umuzuko wa Yesu wakuyeho imbaraga, yavanyeho urupfu, yamwambuye ijambo. Mu yandi magambo, yamwambuye ijambo, yamukuyeho ubukana bwose urupfu rwari rufite. Anyuma Imana irashiraho gahunda, iravuga ngo reka shiraho amaraso y'izi nyamaswa. Izi nyamaswa zose ntabwo byabashije gushimisha umutima w'Imana, ntabwo byabashije gukemura ikibazo cy'icyaha burundu. Ariko Yesu aravuga ngo data, ibitambo by'amatungo, ibitambo by'inka n'intuma ntabwo wabyishimiye. Dore ndaje, ndemera umubiri, nambara umubiri, manuke muri iriya si. Imana yishatsemo igisubizo cy'urupfu, yishatsemo igisubizo cyo kurimbuka k'umwana w'umuntu, yishatsemo igisubizo cy'icyaha. Niyo mpamvu Yohana abonye Yesu yahise asakuza cyane, yahise yishima cyane, yahise anezerwa cyane, kuko yari yabonye umuntu wari kuza kurangiza ikibazo cy'icyaha muri iyi si. Yesu, urupfu rwa Yesu, igitambo cya Yesu cyakuyeho urupfu kuri wowe, cyakuyeho urupfu kuri ngewe. Kuba mwizera bose nubwo bapfa bazongera babeho, kubera yuko Yesu yakuyeho urupfu. Kuzuka kwa Yesu, ako niko kantu katuma tugira akarusho ku yandi madini yose. Nuko Yesu yazutse, nuko Yesu yarapfuye. Aravuga ngo abamarayika babwiye Marta, Maria Magdalena baje kwirimbi gushaka Yesu. Abamarayika baramubwira ngo oya, umva, Yesu mushaka hano ntari hano, yazutse nkuko yabibabwiye. Yesu yarabivuze. Yesu niwe muntu wenyine wabayeho akagenda sohoza ibyimwanditseho byose. Icyama nawe uyu munsi ukabaho usohoza ibikwanditseho. Ari ibikwanditseho, ari ubuzima, ari ubuhanuzi buri ku buzima bwawe. Ubwo buhanuzi icyama ukabwinjiramo, icyama ukinjira muri ya business Imana yaguteguriye, icyama ukafata ubutware, icyama ukongera ukafata ubutware Imana yaguteguriye mu izina rya Yesu. Imana ibonye ko ibyo bintu byose nta gisubizo yabibonyemo, ibonye ko amaraso y'inyamaswa, amaraso y'amasekurume, ibyo byose nta gisubizo, Imana yishatsemo igisubizo. Iravuga ngo rero ukuntu iki kibazo cy'icyaha cyakemuka nuko ngiye ubwanjye namanuka hariya. Yesu, oh haleluya, Yesu niwe inzira, Yesu niwe rugi. Urupfu yayihinduye nk'urugi, irafunga igafungura, ikohereza bamwe gupfa, abandi bapfuye ikabasubiza hari, ikababwira ngo nimubeho ukabaho.
ari imbaraga z'umuzuko zije ku buzima bwawe. Rero humura, twebwe turasinzira, ntabwo dupfa nk'abandi bose. Turasinzira, ntabwo tugomba kwiheba tukagera kure cyane, kuko ntabwo dupfa, turasinzira. Yego turarira tugakumbura abantu bacu, tukarira cyane, ariko dufite ibyiringiro yuko tuzongera kubabona, yuko bariho. Ntabwo bariho mu mubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bariho. Reka turangiza aho ngaho. Ari umuntu wapfuye, umukene witwaga Lazaro, nawe yitwaga Lazaro, yarapfuye, arapfa. Hanyuma umukire wahoraga adamaraye, umukire, ijambo ry'Imana riratubwira, ntabwo ari umugani, ni Bibiliya y'ikinyarwanda ibyita umugani, ariko ni ibintu Yesu yavuze byabayeho. Ni ukuvuga ngo habagaho umuntu w'umukire. Kuba umukire nta cyaha kirimo. Wahoraga yambaye neza, kwambara neza, nta cyaha kirimo mu kwambara neza. Yaryaga neza, kurya neza, nta cyaha kirimo. Ariko umva icyaha cye nuko yahoraga adamaraye iminsi yose. Imana igukize kudamarara. Imana igukize ibitotsi byo mu mwuka. Imana igukize kudamarara, nugira icyo witaho, nugira amasengesho ufata, umuryango ugasenyuka, nugira ibihe, nugire uburakari bwo mu mwuka. Abakristo ari ibintu bibi cyane bibageraho, ariko ni kubera ko batarakara mu buryo bw'umwuka. Ari ukuntu urakara mu burakari bwo mu mwuka, bigatuma ibintu bihinduka ku buzima bwawe. Icyaha uwo mukire yari afite ntabwo ari uko yari umukire, nta nubwo yari yuko yambaraga neza, nta cyaha kirimo, nta nubwo ari yuko yaryaga neza, nta cyaha kirimo rwose. Ariko ikibazo nuko yahoraga adamaraye iminsi yose. Imana rero iravuga ngo reka uyu nguyu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe kiragera umukire arapfa. Ijambo rirambwira ngo umukire arapfa, ijambo rirambwira ngo arahambwa. Igarukira aho ngaho. Ari abantu bapfa bagahambwa, ibyabo bikaba birarangiye. Akajya i Gehinomu, akajya ahantu h'imibabaro. Ariko umukene Lazaro ngo yarapfuye, ngo abamarayika baramufata, baramuterura, bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Ari abantu basinzira. Iyo wasinziriye muri Kristo Yesu, abamarayika baraza bakagutwara. Ariko reka nkubwire, nubwo bagutwara kwambuka ijuru rya mbere, iba yuzuyemo abadayimoni, haba harimo intambara itsindishirizwa no gusenga no kuramya Imana. N'ijuru rya kabiri nuko abadayimoni baba bashaka kurwanira ubugingo bwawe. Ariko uwo marayika ugushinzwe kuva wavuka, kuva winjira muri iyi si, abagutwaye akagenda afite imbaraga nyinshi arwana, akakwambutsa ijuru rya mbere, akakwambutsa iya kabiri, akakugeza mu ijuru rya gatatu aho Imana iba, muri paradizo, mu gituza cya Aburahamu. Ari abantu batapfa, basinzira, bakajya gusinzirira mu gituza cya Aburahamu. Uyu munsi ndakwifuriza iherezo ryiza. Uyu munsi ndakwifuriza kwiyunga n'Imana, kugira ngo urupfu uyimareho ubukana bwose ku buzima bwawe. Ntuzongere gutinya urupfu kundi, kuko Yesu, kuzuka kwa Yesu, kuzuka nicyo kintu giha agaciro ubuzima bwacu bwa gikristo. Icyo kintu nicyo kintu giha agaciro, nicyo kintu kitugira abakristo, nuko kiduha kuba turi idini rihariye, nuko umwami wacu yazutse. Reka dusenge. Mwami mwiza, mwami w'igitangaza, nukuri ugira neza, nukuri turagushimiye yuko ari abantu wazuye ibyabo byari bipfuye, urabizura. Nukuri Imana, turagushima ko wongeye kwivuga ku buzima bw'abantu bawe, wongeye kwivuga ku buzima bw'abantu bawe. Mwami, ibyari bibahagurukiye bigiye kongera guceceka ku buzima bwabo. Ibyari bibamereye nabi ugiye kubimerera nabi. Ibyari bibirukansa, batera ubwoba ugiye kubitera ubwoba. Amadeni abatera ubwoba ugiye kubitera ubwoba. Ubukene bubatera ubwoba ugiye kubitera ubwoba. Mwami, indwara zibaruhije ugiye kuzitera ubwoba. Mwami, urakoze cyane ko abana bawe babohore. Warakubiswe ku mugongo kugira ngo dukire indwara. Waracumitswe mu biganza kugira ngo dukore twunguke. Oh Yesu, arama ministeri Mana ugiye gukiza. Bagukubise imisumari ku maguru kugira ngo Mwami
imihamagaro y'abantu bikore, kugira ngo mwami ibirenge by'abantu bivuga ubutumwa muhamagaro wongeye kuzura ku buzima bw'abana bawe. Yesu urakoze cyane, wambitswe ikamba ry'umuntu kugira ngo duhindure abami n'abatambyi. Urakoze Yesu, urakoze ku butware mwami wazukanye ubutware. Uravuga ngo dore mbahaye ubutware bwose, nahawe ubutware bwose. Icyo muzaboha ku isi kizaba kibohowe mu ijuru, kindi nicyo muzabohora kizaba kibohowe mu ijuru. Urakoze kugirira neza abana bawe. Komeza abana bawe mwami, imitima ikomeretse mwami uyikomeze mwami, imbabazi zawe. Urakoze kubana natwe, urakoze kuganiriza imitima yacu, urakoze kudukiza, urakoze kutubohora, urakoze kuzura ibyacu byose mu izina rya Yesu. Amina.